Twongeye kubaha ikaze bavandimwe abatwumva, abo twakomeje kubana mu bihe byinshi ku nyigisho cyangwa mu guhugurana inyigisho za Bibiliya, mu bice bimwe n'ibindi bitabo twagiye dutanga, ariko aho duherukanira ndatekereza ko twari ko twiga ubumenyi ku bihe birindwi byashyizweho n'Imana, uhereye kuva mu itangira ryo kuremwa ukageza ndetse ku mperuka. Ibyo ni byo rero twari tumaze kwigaho cyangwa kuganiraho ku bihe bigera kuri bitanu. Twakomerejeho dusa nkaho twahuze, tutakomeje kuboneka, ariko turakomerezaho ku gihe cya gatandatu cyitwa igihe cy'ubuntu, aricyo gihe cya Yesu Kirisitu no ku musaraba, ndetse dukomerezaho n'igihe cya karindwi, aricyo cya nyuma, aricyo gihe nanone cy'ubutegetsi bw'Imana. Nk'uko nanone tubakunda, tukaba tubararitse muri uyu mwanya ngo muze tubane, kuko ni mwebwe twumva, kuko mwabana natwe abatwumva. Ikaze, reka dutangize n'isengesho. Data we uri mu ijuru, turagukeneye, turagushaka, turagukunda, turakwifuza. Kugumana nawe no kubana nawe kuri twebwe ni amahirwe akomeye. Ibyo dukora byose bibe ibiguhesha icyubahiro, ari wowe uboneka, maze natwe tuboneke muri wowe. Reka ubushake bwawe bwinshi ari bwo buba muri izi nyigisho tugiye gutanga. Urakoze kutwumva, ni mu izina rya Yesu, amen. Nk'uko n'ubundi dutangije tubivuga, reka dusubire mo bukeya muri ibi bihe bigera kuri birindwi, uko twabitangiye kugira ngo tubone uko tubyumva neza. Twavuze ko ubu turi kuganira ku bumenyi bw'ibihe birindwi zashyizweho n'Imana cyangwa zateguwe n'Imana, uhereye cyangwa kuva mu itangira ukagera ku mperuka cyangwa ku gihe cya nyuma, aricyo mperuka y'isi. Igihe cya mbere twacize cyangwa se cyitwa igihe kitarimo icyaha, kitabonetse mu icyaha. Cyari igihe cyiza cyane, igihe Imana yari yarashyize Adamu hariya muri Edeni, ikamuha inshingano zo kwirinda no kwihingira no kurya imbuto zo muri iyo ngobyi. Yari inetse imbuto nziza, ariko ayitura mu gihe Imana yategetse ko yibamo. Icyo gihe rero kije kurangira, twayivuzeho, ndabizi kuko inyigisho zacu zirimo kuri icyo gihe uko cyari kimeze, ariko icyo nzi ni uko cyari cyiza cyane. Urabona nawe, icyaha ntacyo cyari kiriho, nta rupfu, nta kurwara, nta bitekerezo bibi. Abantu babonaga n'Imana, Imana yasuraga abantu bayo muri icyo gihe buri munsi. Bibiliya inyigisho zitubwira ngo mu mafu ya munsi Imana yagendereraga Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni. Igihe cya kabiri cyari igihe cy'ibitekerezo. Abantu begwa n'ibitekerezo bamaze kwirukanwa muri iyo ngobyi kubera icyaha. Igihe cya gatatu cyari cy'ubutegetsi bwa leta ya mbere. Ibyo yakoze twabivuzeho. Igihe cya kane nanone cyari igihe cy'amasezerano, aricyo gihe cya Iburahimu cyangwa igihe cy'abasaza, igihe cy'amasezerano. Naho igihe cya gatanu cyari igihe cy'amategeko ya Musa. Imana itanga amategeko ku bwoko bw'Isirayeli hariya kuri Sinayi. Igihe cya gatandatu rero aricyo tugezemo, aricyo tugiye kureba ubumenyi bwacu, ni igihe
cyitwa igihe cy'ubuntu. Imana ishimwe. Igihe cy'ubuntu rero ni igihe cya Yesu. Yesu twahawe ubu buntu, impano y'ubuntu twahawe. Buriya Yesu ni impano twahawe kandi impano y'ubuntu. Kuba mwizera, kubizera Yesu twamuhawe ari nk'impano y'ubuntu. Niko Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Abefeso cyangwa urwandiko rw'Abefeso ibice 2:8 haravuga gutya ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe ahubwo ni impano y'Imana, ntibyavuye no ku mirimo yanyu kugira ngo utagira umuntu wirarira, kuko turi abo yaremye, ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu y'Imana yiteguriye kera kugira ngo tuyigenderemo. Haleluya. Ni ukuvuga ko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntabwo byavuye kuri twe cyangwa ku mirimo myiza twakoze kugira ngo batazoja kugira umuntu wirarira kumva kuko we hari icyo yakoze, ahubwo n'ibyo twakorewe. Imana itubabarire cyane. Rero iki gihe cy'ubuntu nicyo dushaka kugira ngo turebeho ubumenyi bwacu cyangwa ubumenyi kuri cyo. Igihe cy'ubuntu ni igihe rero cy'itorero. Igihe cy'itorero ni igihe cy'umwuka wera. Igihe cy'itorero ni igihe cy'umwuka wera. Cyatangiye ryari? Cyatangiye Yesu azamutse mu ijuru, nanone kizarangira Yesu agarutse ubwa kabiri mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi. Nicyo gihe rero kizarangira Yesu agarutse. Ni ukuvuga ko cyatangiye Yesu azamutse mu ijuru, kizarangira nanone Yesu agarutse ubwa kabiri mu mbaraga n'ubushobozi bwe bwinshi, ariko guhishurwa kwiwe. Icyari kigenderewe rero muri icyo gihe, ibyanditswe iby'amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, nanone icira ibyaha bya kamere ho iteka. Tuza tubisoma nyine mu gitabo cy'Abaroma cyangwa se mu rwandiko rw'Abaroma ibice 8 umurongo wa 3. Abaroma ibice 8, reka tuhasome. Abaroma ibice 8 n'umurongo waho wa 3. Bibiliya iravuga gutya ngo kuko ibyo amategeko yananiwe gukora kubw'intege nke za kamere yacu, Imana yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo afite ishusho ya kamere y'ibyaha kuba igitambo cy'ibyaha, iciraho ibyaha za kamere ho iteka, kugira ngo gukiranuka kw'amategeko gusohozwe muri twe. Haleluya. Ni ukuvuga ko byari bimeze cyangwa icyari kigenderewe muri icyo gihe, ni uko hari ibyo amategeko yananiwe, ariko Imana
ibi bisohoreza yabishohoje ubwo yatumaga umwana wayo ufite ishusho ya kamere, kuko yavutse muri kamere, yavuze nk'umuntu kugira ngo abone uko acungura umuntu. Rero niko byari bimeze, abantu bari bagendera mu mategeko icyo gihe, ariko amategeko ntaco yashoboye gukora, ntaco yabagejejeho, yagize intege nke. Icyo cyatumye Imana itanga umwana wayo kugira ngo umwana wayo ari we uza gukora ibyo amategeko yananiwe, atagezeho, cyangwa ibyo y'amategeko atakoze. Uko byari bimeze rero, amateka y'itorero ni kimwe na Isirayeli. Amateka y'itorero ni kimwe na Isirayeli. Bamwe barananiwe, nanone ntibashikira impano y'Imana. Buriya icyo cyatumye, nubwo Imana yeretse Abisirayeli, ariko si uko bayimenye bose. Nabwiye ngo nubwo Imana yaje cyangwa Yesu yaje muri twe, akatwiyereka cyangwa se akaza kugira ngo aducungure, akaza tukamuhabwa nk'impano, siko abantu bose bashoboye kumwemera. Hari abananiwe n'ubundi, kimwe n'uko Abisirayeli bananiwe kumwemera bose. Bamwe barananiwe, ntibashikira impano y'Imana. Itorero nanone niryo Isirayeli mu buryo bw'umwuka. Iyo dusomye nanone mu Efeso ibice 2 murongo wa 20, murongo wa 22, Abefeso ibice 2 umurongo wa 22, haravuga gutya ngo muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Haleluya. Reka turebe nanone igihano kuba atarashoboye cyangwa se kuba atazemera iyo mpano y'ubuntu twahawe, ariyo Yesu Kristo. Twahawe impano y'ubuntu, ariko bose siko bayemeye. Batarayemeye rero, kandi ari impano y'ubuntu, hari igihano. Igihano giteganyijwe ni ikihe? Abanze kwakira Yesu nk'impano y'ubuntu bazahanwa. Igihe rero bazahanwa ntikizwi, ariko ni mu gihe Yesu azaba aje kubw'abera biwe. Tubisoma mu gitabo cy'Abatesalonike. Yesu azaza aje kujana abera biwe. Rero igihano kizaba, tubisomye muri ico gitabo, bice 4 umurongo wa 13. Reka tuharebe mu Batesalonike, maze turebe ko bizaba bimeze. Batesalonike, turebe ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana, igitabo cy'Abatesalonike, Tesalonike ba mbere ibice 4, ibice 4 umurongo wa 13. Bibiliya iravuga gutya ngo ariko bene data, tidushaka ko mutamenya iby'abasinziriye, mutababara nk'abandi badafite ibyiringiro. Ubwo twamenye yuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko twemera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Haleluya. Tubisomye tukageza kuri 17, turasanga igihano ko abatizera bazahanwa, ariko abizeye bazajanwa mu bwami. Tukongera nanone tugasoma mu butumwa bwa Matayo 24 na 21, haravuga ukuntu hazaba hakurobanura intama mu ihene. None tugasoma Izahishuwe
zahishuwe ibice 6 kugeza ku 18. niko bimeze. Urwo rubanza nanone kuko abatizeye bazacirwaho urubanza cyangwa bazacirwa urubanza, urwo rubanza ruzatwara igihe cy'imyaka 7. imyaka 7 bizabera, imyaka 7 cyane cyane bizarebana n'umuryango wa Isirayeli. Nanone bizaba byitwa ngo ni urubanza rwa Yakobo cyangwa rw'umuryango wa Yakobo, wa bene Yakobo. Nuko niko bizaba bimeze, ariko ikigenderewe nuko muri iki gihe dufite igihe cyiza, twebwe abasohoreweho n'iki gihe ni igihe cy'ubuntu. Igihe cy'ubuntu twahawe igihe cyiza cyane kuruta ibindi byose. Ndatekereza ko ari twebwe turi mu gihe cyiza, igihe cy'ubuntu, igihe duhabwa impano y'ubuntu. Ndama banyuze muri biriya bihe bindi byashize kugira ngo begere Imana, kwari gushaka ibitambo cyangwa nko gutanga ikiguzi. Bakareba ibiguzi bagatanga ibitambo, kuzana ibyo babaga, imasa, ihene, inuma n'ibindi bisabwa kugira ngo bababarirwe ibyaha. Ariko twebwe ibyo byose rero yari amategeko, utari uzujuje ntabwo yegeraga ubuntu bw'Imana. Ariko twebwe igihe dufite cyiza ni uko twebwe twahawe Yesu bw'impano y'ubuntu, twahawe agakiza ku buntu. Bavandimwe turi kumva iyi nyigisho, ndabifuriza kugira ngo twakire impano y'ubuntu, tumenye Yesu, kandi tumenye kuko Yesu ari impano yacu. Yesu twamuhawe nta kiguzi. N'ubu ngubu hari abatari bamwakira, n'ubu nta gisabwa kugira ngo wakire Yesu. Aracyari impano y'ubuntu. Wamwakira none, Imana iracyagutegeye amaboko. Imana idufashe, Imana iduhe umugisha kubwo kumenya ibihe uko bikurikirana n'igihe tugezemo. Nimwakire ijambo ry'Imana abatwumva. Murakoze.